mwamushize kubera iki? Hari igihe uba uri hano uri no ku mashyiga aho bakurogeye, hari igihe uba uri hano uri no mu giti aho bakumanitse, hari igihe uba uri hano uri no mu ndaro zo kwa Nyabingi, hari igihe uba uryamye uri naho umupfumu yajyanye ifoto yawe. Ariko ngufitiye amakuru meza, Yesu ahingutse ku buzima bwawe, abaza ngo nimusobanurire aho mwamushize nihe, nihe mwamushize, nihe mwamujyanye, mwamutanzeho ibiguzi bingana gute? Ninde ubyumvise ngo atere haleluya? Nihe mwamushize? Hari igihe uba uri hano uri no mu mazi hariho bakujyanye, hari igihe uba uri hano uri no munsi y'ibuye, hari igihe uba uri hano uri n'ahantu bakuzingazingiye bavuga ngo ntibizigera bikunda, bavuga ngo uko aya mazi atemba nawe ariko ajya atembera. Hari igihe uba uri hano uri n'ahandi bakujyanye, ariko Yesu arimo arabaza ngo nihe. Ntabwo ashobora gutuza, ntiyaryama twashira, ntiyaryama kuko habe no guhumbya twashira. Arimo arabaza ngo nihe mwamushize, mwahamujyaniye iki? Mwene se muri kumubwira ngo uyu munsi Yesu akurikirane dosiye yawe, Yesu akurikirane dosiye yawe, Yesu akurikirane ibintu byawe, Yesu akurikirane agaciro kawe, Yesu akurikirane iterambere ryawe, Yesu akurikirane urushako rwawe, Yesu akurikirane abana bawe, Yesu akurikirane urugo rwawe, Yesu akurikirane, Yesu akurikirane. Nihe hari, nihe mwamushize? Ngo baramubwira bati ni hariya, ati nimuza tugende muhanyereke, ntugumeyo, ntagukurikirane ngo birangire gutyo, ahubwo anakuvaneyo, asiga atanze itegeko, asiga avuze iri tumuvayo. Nihe aravuga ngo ni hariya, bari barakingishije ikibuye gifite amatoni. Cya kabiri bari barahomeshejeho ubushishi. Cya gatatu n'abamuvukaho cyangwa abo bavukana bene wabo direct baravuze ngo databuja none ni umunsi wa kane aranuka ibintu byawe. Hari abantu bapfutse ku mazuru, hari abantu badashaka kumva umunuko w'ibibazo byawe, umunuko w'intambara zawe, umunuko w'amadeni yawe, umunuko wawe. Ariko ndashimira Yesu utajya nukirwa n'ibyacu. Ninde ufite haleluya ko nyimuhaye? Ntabwo nukirwa n'ibyacu. Abati nababashije ngo ni hehe mwamushize? Bati ni hariya. None kuraho igitare. Ngo bashiki ba Lazaro arababwira ati sinababwiye ngo nimwizera, ngo bayubutse ijambo rye, ngo baragenda bakuraho igitare. Bakuye igitare wasanga baramuboshye, gahita avuga ijambo rimwe, aravuga ngo ngewe ubwanjye sanzwe mbizi kunyumva, ariko iki ngiki ntugikorere ikindi, ugikore kubera abangose. Hari ibintu Imana idakora kubera wowe gusa, ahubwo ikabikora kubera baguhaye iminsi, kubera bakubara iminsi ku ntoki, kubera baguhigiye, kubera bakugose, kubera bahora baguhanga amaso, abazi ko bitazakunda, abakuvumiye ku gahera, abavuze ngo baragukojeje, abavuze ngo byarakoze, abavuze ngo umuti wabo warakoze. Imana ikabikora ku bwabo, ikabanga iki nacyo nagikora kubera bari. Haleluya, haleluya. Barahamagara Lazaro, sohoka. Akarima akajambo keza njya nkunda kubwira abantu ngo biragukwiriye kuba inshuti ya Yesu,
kugeza ku rwego agumenya mu bandi. Iyo Yesu avuga ngo sohoka, n'abandi bapfuye bari kuzuka, ariko aza amazina y'abakunzi be. Niyo mpamvu yahamagara hakaza uwo yahamagaye, hagomba gukira uwo yahamagaye, hakabohoka uwo yahamagaye. Abakunzi be ntibazaheranwa, bazabohorwa n'itegeko yatanze. Muvuge ngo amen. Sohoka. Lazaro arasohoka, asohoka aboshye. Ahita bati no, je iyi migozi sinayimubohora, mwe mwayimuboshye nimuyimubohore. Ngufitiye amakuru, hari ibintu, ari amatangazo bamanitse, hari ibyo bagukozeho, ubwabo bazikuriraho kubera itegeko bahawe. Bibutse ko hari ibintu Imana ikora kugira ngo irangize ibintu. Tugiye gusenga. Tumwabwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 11. Turasoma ku murongo wa 1 n'uwa 2. Tuze gusimbuka tugiye ku murongo wa 36. Aravuze ngo hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, kirorero kiwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Murongo wa 36. Abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari we wantumye. Maze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Warupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arabwira ati nimuhambure mumureke agende. Haleluya. Turebeye hano ku murongo tumva ari wa 12. Abigishwa baramubwira ati databuja, niba asinzira azazuka. Mana yanjye. Murongo wa 23 Yesu aramubwira ati ninge kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Ibintu birakomeye. Reka dusubikira aha. Ahubwo tuganire kuri iri jambo. Ndumva ngufitiye ijambo rivuga ngo nta wundi ufite impuhwe z'ahantu uri usibye Yesu wenyine. Nta wundi ushobora kugira impuhwe za kondisiyo na situasiyo z'ubuzima urimo usibye Yesu wenyine. Mwami Yesu nashimwe. Iri jambo birakomoka ku nkuru za Lazaro. Abantu benshi batajya banavugaho rumwe, ariko uyu Lazaro n'aba bashiki be babiri
ni abantu bari imfubyi koko ariko zifite zishoboye, iwabo bahoranye ubushobozi bwinshi, ntabwo bigeze bapfa ngo babujyane. noneho icyo bita umwuka w'amashyari n'ubugome baza kubibamo umwe witwa Mariya, baramusaza, bamugira umusazi. urumva bari imfubyi eshatu, abakobwa babiri n'umuhungu umwe, Lazaro na bashiki be babiri, Mariya na Marita. Abagome batagira imbabazi, barebamo umwe, kandi burya urya baharebye burya bari we w'imbaraga, nuko abantu batajya babimenya. Satani ntashobora, abantu benshi ushobora kuba bazi ko Satani ari ingegera. Satani ntabwo yiba amashashi, inshuti yanjye. Satani ni umujura uzi icyo yiba mu buzima bwawe. iyo yaje kwiba acunga hari imari ikomeye. niyo yiba aviza neza icyari bukubite ku buryo kikuzengereza kikagushyira dawuni hasi iriya, ku buryo abantu bose ugufataho ijambo rifata ukuvuga, kandi koko yaterura yashyiramo cya kintu Satani yibye, bagahita bavuga ati nibyo. Ntabwo ari ngombwa cyane ko Satani atanga publicité y'icyo agiye kukwiba. Niyo mpamvu nabwiye ngo ntabwo ari ingegera. Ibi bintu azi, ibi bintu yateguye, kandi azi neza ingaruka mbi biri bugutere. Rero ntashobora kuza ngo afate umuntu mu muryango abona yuko kumwangiza bitari bugire icyo bitwara. Afata ukuboko kw'iburyo, afata uwari ufite umumaro kurusha abandi. Nujya unabona Satani hari ahantu ari kurwanira, aba ariho ujya uhagarara cyane, kuko burya niho haba hazaturuka ubutabazi bwawe. Ntukemere ko Satani ngo najyane ngo Imana izampa ibindi. Ujye mubwira ngo cira birarura, cira dayimoni, cira birarura, kuko abazi icyo agiye kugutwara. Nongera ngo usubiremo, Satani ntabwo ari ingegera yiba amasahani n'amashashi. Satani yibica agaciro. Muzabibona muri Yuda, mu gitabo cya Yuda, aho bavuga ngo hinjiye muri mwe ngo abantu b'insesezi, ariko abo bantu ngo bameze nk'ibiti by'inkokore. Igiti cy'inkokore ni igiti izuba rikwica kandi uri munsi yacyo, bivuze ngo nta mumaro, bameze nk'ibicu bidashobora gutanga imvura. Uvuga ngo iyo umurebye umwikangamo umumaro, ariko ntacyo yakumarira, nta mvura y'umugisha. Ngo ni intaza ngo zishobora kubangamira isangira ryanyu. Impamvu uwo muntu aba agaragara nk'urutaza. Intaza zifite ibintu byinshi zivuga. Icya mbere, intaza ni ibuye riba riri mu mazi ariko rifite ubugome, kuko rimeraho urubobi. Noneho iyo rihagazeho ngo uryisunzeho rirakunaga, amaguru akajya mu kirere, umutwe ukajya hasi. Cyo cyitwa intaza. Cya kabiri, intaza ni ibuye ridashobora na rimwe na rimwe, turimo turajyana, ni ibuye ridashobora na rimwe gucya kandi rihora mu mazi. Icya gatatu, ni ibuye riba muzacunga intaza, akenshi riba ritobaguye, rijya kumera nk'ikoro. Rimwe na rimwe riba ritobaguye, ikoro ryo riratoboye, murabizi. Noneho ikintu gitobotse ni ikintu kidashobora kubika. Buriya iyo ubanye n'umukristo wabaye intaza, icyo mubikije ugisanga kwa runaka, akakongerera ababisha aho kugira ngo bagabanuke. Uwaba ari intaza. Imana idutabara. Ntabwo rero Mariya na Marita na Lazaro bari abantu baciriritse. Bibiliya iravuga ngo hari abagabo bitwa abasadukayo batemera umuzuko, biberaga muri icyo kirorero cya Betaniya, iwabo wa Mariya na Marita na Lazaro. Muri uyu mujyi ujya ureba ahantu bavuga, bivuze ku Giporoso bakavuga umuntu, uzareba bari umuntu uzwi kandi ufite ikintu gikomeye. Iyo bavuze ngo mu mujyi kwa Rubangura cyangwa kwa Makuza, hanyuma hariya ntihari ayandi ma etaje, kuki batayavuga? Kikubwira ko uwo muntu aba afite icyo bita izina rizwi.
muze kumva naho ngo Mariya n'abarita ngo bari imfubyi, ngo wibwire ngo ni imfubyi nka zimwe zene wanyu cyangwa uko wabayeyo. Ntabwo ari izigenzi zawe, zari imfubyi ariko zifite uko zibayeho, zasigaranye imitungo itabaho. Nanabibutsa ko Yesu atarahura nabo yabayeho nabi ku buryo n'inzara yamwisharya amahundo y'amasaka, abwira n'abigishwa ati nimuyace tuyarye nta kundi. Niyo gahunda ihari, niho byari bigeze, inzara yaranumaga. Ariko umunsi yahuye na Mariya na Marita na Lazaro, ibintu byahise bihinduka, itatuma iwa aravuga ati Yuda ngwino utwara uruhago. Akajya atwara uruhago rw'imiyo amafaranga. Muri ubu bwami abantu benshi bakora ngo abantu ngo bajye basenga ngo Imana ngo itabare. Abagomba kuboneka n'amafaranga. Iyo amafaranga adahari nabwo birapfa, kubera ko ubuzima bw'umwuka wera sapoti imwe muri sapoti bukenera, ndetse naha agaciro gakomeye ni y'amafaranga. Abantu rero ntibajya babyemera. Ikindi dufite abantu benshi bafite inyigisho z'ubuyobe bakunda kuvuga ngo none se ngo ayo batambyi baha amafaranga ngo hari umutambyi ukibaho. None kuki uzana umwana wawe ngo mubatize? Kuki utisezeranya? Kuki utishingurira? Niba abatambyi badahari? Barahari, ahubwo abantu barahindutse. Kindi babanga abatambyi bari abakera. Nanjye uwangira uwa kera sinacuruza, sinahinga, nta kintu nakora. Impamvu ndayibabwira. Umuntu wa none, umutambyi wa none asengera uwizanye. Umuntu aragenda agatindikiranya ibyaha 25 na 30, agasambana akongera agasambana, akiba akongera akiba, agakora ibintu bitandukanye. Mukanya yakumva amerewe nabi, akaza hashize nk'imyaka 4 abikora, cyangwa ni 5 ni 6. Ubwo waba utegereje, waba ukiriho, waba utarapfuye, uri umutambyi utegereje kuzarya igitambo cy'uwo muntu. Kubera turi mu gihe cy'imbabazi, turi mu gihe cy'ubuntu bwa Yesu. Naho kera aho wagikoreraga niho wahita ujya guhita uhigira ihene cyangwa intama cyangwa inka cyangwa amafu ya efa. Ibintu nk'ibyo inuma y'intungura zo byabaga bikaze, kuko nayo yabaga ari system ikomeye. Inuma y'intungura wagomba kwizana itapfutse baba, itapfuye, itavunitse. Ibaze rero, reba ukuntu inuma iguruka, reba na ya indi borora ukuntu ibiguruka, ukuntu ibiparadi zamuka igira gutya. Kuyifata ntive hibaba, umva nigira akantu na gato yangirikaho. Byahitaga bimugoraga bataho kugira ngo nze kugwa mu giti cyangwa nishite mu kindi ngo ndi guhiga inuma, akemera agatanga iyo hene. Urumva rero niba abantu bakoze ibyaha ari 5, ihene 5 tayari zageze ku mutambyi. Uyu muntu arahinga ashaka iki? Ibiro nka 20 by'amafu ya efa biraza buri munsi. Kubera iki? Iyo watindaga uhita gupfa, cyaha cyahitaga kikwica cyangwa ukabemba. Kandi iyo wembaga bahita bagukura muri rubanda, ubundi ukazagaruka n'amavuta akomeye. Niyo mpamvu gusigwa kwabaga ari 3. Hari amavuta basigaga babembe, ari nayo avuga ko uyu munsi wa none umuntu w'Imana kugira ngo yakire neza y'Imana agomba gusigwa amavuta yo kuva mu byaha akinjira mu bwiza bwa Kristo. Kabiri habaga amavuta noneho yo gusigwa, ariko noneho akwemeza bene wanyu bakakwemera. Ayo mavuta yasizwe Dawidi bwa mbere yimitswe. Amavuta amwimika bwa mbere, amuvana mu cyiciro cy'abashumba, amwinjiza muri competition yo kujya rasika imyambi na Sawuli, amwikangamo umusimbura, ariko ari kuzererana nayo. Ayo ngayo urayazererana abantu bakagira ngo nta n'icyavuzwe. Aya kabiri rero ni igihe bari bamaze noneho abayuda baramwemera, bamusuka bati ngwino tuyobore, abandi bubaretse. Aya gatatu rero, aya gatatu noneho nayo bitaye imbaraga no kuyobora no gukomera. Ubundi hari amavuta ayo kabiri nayo afite abantu bajya bayasigwa, kabati ngiye babonemera naba abasimbemera. Bene ayo mavuta bararobanura. Ya kabiri naba aya bene wanyu gusa, n'abantu mubana, abo mwasangiye ibirayi, abo mwaruhanye, abo twabanye munsi y'ikiraro, abantu bazi ubuhamya bwanjye nibo bakwiye kurya ibintu byanjye. Babita amavuta ya kabiri. Ni amavuta yo kurobanura abantu. Ntabwo ushobora mbese ubukibura kongera gusigwa kugira ngo ushyike uhame ugere ku kigero cyiza. Imana idutabare. Amen. Aba rero bashiki ba Lazaro ndafashijwe. Haleluya. Amen. Babibamo umwe baramusaza biranakunda. Ariruka atoragura iyarara. Mukobwa biramuyobera,
baravuzaga reka da. Yesu yari yatangiye umurimo we mwiza wo kubwiriza ubutumwa, amunyuraho abona n'umusazi nyine ngo amwirukanamo abadayimoni benshi cyane. Ahantu muhitondere bene data, benshi ubwo nza kugabira. Haleluya, amen. Amwirukanamo abadayimoni benshi. Lazaro aramubwira atumva, aramubwira ati njyewe ngihari nitwa Lazaro, ngifite umuryango, ukingarurira mushiki wanjye akagaruka mu buzima, nanjye ntacyo uzamburana. Mbibutse ko Lazaro ari we wahuje Yesu n'umukire w'umutambyi witwa Yayiro. Mbibutse ko Lazaro kandi ari we wahuje Yesu n'abitwa ba Nikodemo. Ngiye kubabwira aka kantu nikabagushe. Iyo iteraniro ryawe rizamo abanyembaraga bafite ubushobozi, barahamagarana. Niyo ari abanyabibazo barahamagarana. Ibyo ni ubihakana ze kubimbaza mbimwereke. Kugira ngo buriya kugira ngo umuntu azaparike mu bakene umwaka asengana nabo ari we wenyine biragoye. Nawe yirwana akareba abandi bantu bangana akabati nibura tuye duparika turi batatu. Iyo bitagenze uko nawe agera hakavamo akagenda. Ibyo ubihakana azabimbwire mbimwereke. Kubera iki? Ni ibintu bizwi byubatse gutyo bitewe n'iko bita hierarchy y'inzego, hierarchy y'ubuzima, hierarchy y'imibereho. Ubuzima bwacu bwubatse d'une façon iri hiérarchique, burasumbana, byubatse mu buzima butareshya. Umunsi Yesu yahuye na Lazaro, yatangiye kurya ntiyongera kurya amahundo. Yewe n'intambara zo kuvuma ibiti by'imitini yarabihagaritse, muzabirebe ntago mbabeshya. Umunsi nese ntago yashonje akongera akareba ku giti, muzarebe muzasanga ari mbere yuko ahura n'abariya n'aba Nikodemu n'abo ba Yayiro n'abo ba Lazaro. Kubera iki? Ntago yari kwirwa ajya gushaka imbuto babaga bamuhaye ziri muri firigo. Haleluya! Ntago yari kwirwa ajya kuvuma imitini kuko ntiyari ashinzwe no kuhurira, ntiyari azi naho ukiba. Icyo yarebaga ni ubwami, ababwiriza hariya nimutwambuke mu bwato. Basigaye bamutega bati ahubwo ubu bwato bujyemo babuhozemo. Mbere se ko batabumuhaga, mbere ko yaritaga amaguru se. Buriya hari igihe cyo kuvuga ubutumwa uri mu buribwe, mujye mubyemera na databuja byamubayeho. Ariko akaba n'igihe cyo kubuvuga uri muri systeme zahindutse na databuja byamubayeho. Ibintu mujye mubyumva ni normal. Hari igihe rero tuvuga ukuri kwinshi abantu ntibakumve cyangwa kukabarya, ariko ukuri kuraryana koko ni nabyo. Rero Yesu muzasome muzasanga mbere yarafite ibyo bibazo, none se yari gukuraho urubuto nyine, yarashonje areba ku rubuto. Igiti wasanga kiri ku nzira cyari yigugaje gusa ngo ari ibibabi. Uzi kubona umuntu afite amataye gusa yirwa atamba ariko nta cyacumi nta mashimwe reka uwo muntu wa bati genda ntukere ukundi. Urumva yana yarafitemo n'akantu nyine ko kuba baravuga ati nk'iki cyaje ku nzira gukora iki. Kiriya giti abantu benshi barakiburanira ngo hari igihe ngo kitari umwero w'imitini. Nibyo koko ni hari umwero w'imitini, ariko cyazize aho cyari kiri kuko cyari ku nzira. Kandi ku nzira igiti cyose kiri ku nzira kiba gifite inshingano yo kuramira ba mu gitondo n'abandi mugoroba. Mwibuke ko amavoka yose agira season, imyembe igira season, amapera agira season, amaronja agira season. Ariko hari ibiti muzabona bihoraho imbuto. Yesu yaravuze mu ijambo rye ngo nuko mwera imbuto kandi zigumeho. Ntago ari imbuto za season, ntago ari imbuto twerera hano turi mu nzu y'Imana ngo nitugera hanze bihinduke. Ni imbuto zigumaho, turi mu isoko zikagumaho, turi muri quartier zikagumaho, turi kumwe n'abo twashakanye nabo zikagumaho, turi kumwe n'abapagani zikagumaho. Ntago ari imbuto ziri periodique, ni imbuto zihoraho. Yego cyororo kigira igiti kigomba kwera muri periode ko ni mu gihe cy'imyero. Yazara bati wapi aho ngaho uri siho.
Mbega igiti gishaka kuririmba kitagira imbuto, igiti gishaka kuba kidiyakoni kitagira imbuto. Aya bene icyo kiracibwa, kigashaka kujya kirya umuziki kitazi nuko umuriro ugura n'amabuye, kitazi nuko amabuye ya mikrofone agura. Ibi ni ibikira. Iki giti gifite ibibazo, giteye ibibazo, usibye no kuba ari ubwacyo ari ikibazo, naho kiri kihateye ikibazo. Igiti gishaka ngo umushumba ahimbaze abiri ibyuya kidashobora no kugura n'amazi ya Nili icupa. Ngo nasenga abiri ibyuya ariko shwi. Mbega igiti, iki giti gifite ibibazo. Nawe wabintumye nimuhumure, ni umwuka wera uri kunyobora. Haleluya. Aritamurura mu gicuku ninjoro, aritamurura ushyitse umutima mu nda, utuze igitondo aritamurura. Igiti nta kuntu atari kukivuma rero, ariko umunsi yahuye n'abari abagabo mwibuke yageze no kuri Yerusalemu, kandi ngo yarananiranye, ngo aravuga ngo Yerusalemu we urambabaje, aravuga ngo ni ryari nakubundikiye nk'uko inkoko ibundikira abana, ariko warananiye. Yanyuze no kundi mudugudu witwa Korazini, aravuga ngo Korazini nawe Betsaida, abanga ibitangaza byakorewe hagati muri mwe, iyo biza ko byarakorewe Sodomu na Gomora bari kubera iki yari yaramaze, ntabwo yarakivuma disi. Abakozi b'Imana iyo mwabagaburiye bameze neza, mu kanwa kabo havamo kwatura kwiza. Ntimugatume ngo ahora iyo agusengeye afite inzara aravuga ati ko mbona umwana apfuye, ko mbona bakunize bagufunze. Ariko iyo wamuhaye aravuga ati Imana iguha umugisha, nguhesheje umugisha w'abashumba, umugisha w'ababyeyi, akawuguhesha nyine. Kubera iki? Yashonje namwe sindi kubereka referanse, ni mwiko sura umuhanuzi bipima neza. Niba mbeshe ngiye mvuga ukuri kwishi nibyo bibazo ngira. Haleluya. Ivuga ni realite. Iyo umukozi w'Imana abana nawe ntugatuma agombera kugera ku rwego amera nk'aho aguhigisha uruhindo. Hari ibikureba, hari n'ibimureba. Hari umugisha, hari ibintu burya babikwiye kuva iwawe bigiwe, naho yaba atabivuze. Ibyo mbabwira n'ukuri, kuko umugisha wose wabonye kereka niba atajya gusengera, nta na mwami Yesu ajya kuvugira. Ariko nabivuga jye ubikora rwose. Ibi genda umupasiteri ariko sindi gusaba Mana yanjye ndiseguye. Oya, ndimo kuvuga kugira ngo unyumve, ahubwo umenye ibyo ukwiye gukora. Inyigisho nzima rero abantu bayitera umugere, ugahita uvuga ngo barakango burango bari kutwigisha kugira ngo twishe gutanga. Ntubizane iwanjye, bijyanire pasiteri wawe. Ngiye singubwiye ngo ubinzanire, ariko kuri kuzuye nuko. Kandi reka nkubwire, iyo ukunda kurambika abantu donc ngo Mana ngo mumeshe umugisha, ariko nibiganza byawe nta kintu kirimo, umugisha uzawubona, uwo kurindwa uzawubona, uzuzura n'umwuka wera, n'Imana izakurindana n'abawe. Ariko nawe ibyinjira ntabyo uzabona, kuko ukuboko kutarambura ntacyo kwakira nako. Kugira ngo ugire icyo ubona nuko nawe ugira icyo urekura. Cyamvuze nibyo mujye mubikora neza. Ikindi mpamvu navuze ngo hari ibigomba kukuvaho. Niba tukubona waje mu rusengero, tukaba tukubona wariye, nushaka we wariye bigoranye, ariko wariye, ushobora kuba wariye 2000 umuntu yaguhaye, ariko kucyo ushaka kurya 2 byose ukabicira mu gifu, kandi ibi hariho 200 y'icacumi. Nono urimo wifungira inzira y'umugisha wawe. Niba izo Mana uzazaga ntabwo ziri bwongere kuza, cyangwa ziraza nabi. Ikindi reba nk'umuntu urya umufuka w'umuceri yarangiza agasubira imbere y'Imana ngo Mana ngo mpuwundi mufuka, yarawucire mu gifu nta n'umukene ahaye n'ikiro, akumva ngo ubwo ngo Mana ngo nagaburiye abana bawe n'inshingano zawe, wiza kubwira Imana ibyo bintu. Bibabwiye gutyo mwankubita amabuye. Ariko umugabo umwe kumuhima
yaranguraga muri Kenya, sindi bumuvuge. Yajyaga ajya kurangura, ageze ari Puwaruru, kuri muhanda wa Puwaruru, akora impanuka mbi cyane, ajya muri koma mu bitaro, amaramo igihe. Akaba yari afite mu rugo iwe abana 5, 3 be na 2 arera. Aba muri koma we, bageze baravatazapfa. Bukeye marayika araza aramubwira ati mva rero runaka, tugushubije mu buzima kugira ngo ujye kurera bariya abana 2 uturerera bacu, kuko umugore wawe ntiyabashobora. Yarera bawe ariko abariya ntiyabarera. Ategereza ko Imana izavuga kuri 3 be, araheba. Imana iramubwira ngo bariya nabaye bari mu nshingano zawe, ariko bariya urera ni umugisha kuri twe, kuko uraturerera, urerera ijuru. Urabyumvishe? Hano ujye ubona n'umwana aje iwawe ntukamuhinde uko ubonye. Hari igihe ari uzatuma abawe biga bakarangiza kaminuza, hari igihe ari uzatuma iwawe haza isahani y'ibiryo cyangwa ku meza bigahinduka, ukajya ushyiraho isorori zirenze imwe, naho ubundi wowe ushyiraho isorori irimo byose, imboga byose, bro, amashuga, ubunyobwa, posho, fish, byose ushyiramo isorori imwe ibirimo byose, ibirimo imboga n'uburisho. Bizahinduka ryari? Niba utari waguka mu bwonko wowe, niba udashaka kwaguka urumva bizahinduka? Kutabyumva. Wagera handi ngo batereka amasorori 6, burya nawe wayatereka. Ni ukubera ikibazo ufite. Ushatse wateka utunyabutongo kwatwo n'ubunyobwa kwabwo n'utwo turyo kwatwo n'agaciro kwako, kareba ko byose bitarika, ugafata ugenda ufata. So ubusirimu se ntago wanakanyama zaka ko nako hari igihe ukita izina ya mwewe ngo yavukiye mu rugo rukennye, kubakajya kubera ko bari n'abana 14, nyina bagura itunyama gakata duto arinda kura, ariko wajya mu rugo rukize, agezeho nawe akajya kata utunyama duto tungana urwara. Mugabo we ari cecekera. Umukobwa we rero, umukobwa we nawe ashatse akajya kata duto, cyo bita umwuka gukurikirana w'amateka. Wa mugabo wa mukobwa we siyihangana, ajya kubaza nyirabukwe ati utunyama umukobwa wa kata ko nzi ko jewe namenyere kurya binini wacu. Undi ati reka rwose, ti mwana wanjye, ati nanjye tutunyama nadusanganye mama. Ubwo ni nyirakuru arabatinda, kaka ndazamugenderera mubaza. Ageze kwa kaka aramubaza ati kaka, utunyama duto ko bavuze ko ari wo dukata, none mabuko akaba dukata n'umukobwa we akaba dukata, wewe wadukuye tuvuze iki? Irasitire. Ahita avuga ati yo, ati niciye abana, ati abana banjye bari benshi, bari 10, tingakata duto kugira ngo bose bakwirwe. Rero bariya barashubijwe, ariko ntibabimenya, bakomeza gukata utungana n'ubukene nari mfite. Bite byanyu mwe? Usenga n'ukwisobanukirwa. Kandi ikindi, hari n'abantu nabo bigisha inyigisho zipfuye, agakubwira ngo nubona amafaranga ngo ugende ugure ngo umufuka w'umuceri, ngo ugure umufuka ngo wibi, ngo ugure inyama ngo ibiro 5, ngo uze ngo wirire ngo manu ntirazwa. Nindakubwiye ko ayo mafaranga yashyize kuri konti kandi amafaranga wari ubonye yari ifatizo yatuma ujya gucuruza hari ibintu byatakataka, nawe ukajya ahantu abandi bakubona. Wenda niba fema y'Imana iri kuri ho twagusengeye, umuntu yagusanga arakubwira ati ngiye ncuruza ibyo bintu ucuruza, ujye uza mbigucuruza usubize. Uzagera kwitara gute kandi amafaranga wari ubonye wayariye ngo ni Imana itarazwa? Amafaranga arabora wowe. Byanze umuntu twasenganye, Imana iramubwira ngo nguhere nkwiyame guhera none ntuzongere kunyishyunza inzu narayigwaye kandi wayiriye mu PS. Nge nasenganye nawe kwirebera. Ararira ati hoya ntanzo nabonye, Imana imwibutse iramubwira ngo ikigihe niki naguhaye amafaranga byari ikibanza, ati narayabonye. Kigihe niki naguhaye amafaranga yari fondasiyo, warayabonye? Ati narayabonye. Iramwibutse igera no ku mabati no ku nzugi, iravuga ati inzu yawe warayiriye ntuzongere kuyimbaza. Hano mwebwe murimo musa nibyo, no kugira ubwenge muri uyu muhamagaro ni ingenzi. Yewe ngo hano ntirazwa, bijyara amafaranga yabaye mano. Reka tubijyemo no. Ikindi ugasanga umuntu
abibunaka ni munana abona isura ntaragera no mu Rwanda yishyurira abana bawe warangiza muri ya myaka baheka ntushaka icyo ukora ya myaka yashiraga hahita hagarika kubishyurira ugatangira ngo jewe ngo abadayimoni ngo banyaze ahubwo Imana yaguhaye umwanya wo kwiyubaka kugira ngo nawe uzubaka abandi urangishura ubindangara Imana ibona gukomeza kukugaburira umeze nk'uwacitse amaboko itabishobora igukuraho ibijyana ahandi Tuma turajyana naho yagaruka ariko ujye umenya ngo ibikunenga Imana iguhaye umuntu guterurira umusaraba warufashe ibikubwiye ngo nawe shaka ukuntu wiyubaka nawe umugabo nk'abandi ubu umugore nk'abandi nawe ujye handi ahabona ugira ibintu nawe ukora ariko ngo ngenga Imana ngo yaranduye ngo ngenga ngo afite umuntu wishyurira abana ngo afite uwishyura inzu rero hanyuma wowe kutacitse amaboko ukora iki wowe ubayeho ute kubera iki wowe ntacyo ukora kubera iki wowe wumva Imana wumva yarakuretse rero ngo umere nk'ivaze ubu uri ivaze ubu turamavaze ntabwo muri bunkunde ndabizi ibyo ndi kuvuga birakaze ariko nanjye sinaje kwiyamamaza igihe cyose Imana iguhaye opportunity ikaguha umuntu ugufasha umusaraba wari ukuri mu nshingano zawe ibikubwiye ngo iyubake ntabwo bizahoraho ntabwo itarangira ni ya Yesu naho uwo muntu atakupa yanapfa hanyuma apfuye se ngo ngiye gusengera undi muterankunga ngo wari uhari ngo yarapfuye yagusigiye iki wasigaranye usibye ko wasigaranye gusa wari noneho kubera ko wari uzi no guparangana ukishyura abana noneho ubu kubera bari barakufashe ijosi nk'icyana cy'inyoni noneho ubumva noneho no kubishyurira ntibaziga bazicara aho ngaho ubundi babwira ati bana mwe umuterankunga yarapfuye ko yarapfuye Imana nayo yarapfuye kubera iki Imana yavuze ngo ubuze ubwenge abusabe Imana ibutanga ibyishama ikindi ntabwo mwibuka ko biri banga abakiranutsi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko ntabwo mvuze ko buri munsi uzavuka amaboko yawe akora ariko tegura ko amaboko yawe agomba kukugaburira tegura vuga ati no uyu munsi barangabura ariko nanjye ejo nzagaburira abandi ariko wowe kandi warangiza ngo uri umwuzukuruza wa Aburahamu umwuzukuruza wa Aburahamu wa hehe Aburahamu yagaburaga abantu 300 mu rugo rwe none wowe na babiri wabakunanira uri umwuzukuruza ndetse Aburahamu yapfuye agurishije ubu rubangura wasize imitungo hari umwana we mwari mwumva acishuro none se si umuntu w'inahanga none wowe ngo uri umwuzukuruza wa Aburahamu umunyamasezerano umuntu Imana yavuze ariko no ugomba kwaguka kavuga ati ngende umwuzukuruza wa Aburahamu kandi ikindi muzacika amaguru musimbuka inzego kubera iki Bibiliya avuga ngo ubaho Uwiteka akicisha bugufi ingororano ni ibintu bitatu n'ubukire icyubahiro n'ubugingo none mwe murava hano ugatsisimbuka ngo najya mu bugingo ugasimbuka ubukire n'icyubahiro kubera iki se urumva izo nzego usimbuka utazagwayo esikari usimbuka urumva utazahagwa no banze wamagara ubukire buguruti ni muze nshaka kugukorera ameze neza uyihamagare kandi bikunde uhavuga ati n'icyubahiro nanjye kiraza cyo kirizana y'ubukire bwacu hanyuma ubugingo nabwo buhuze ko warara wayura warara wabonye amafaranga yo kurya none ntimuzi ko inzara iva mu gifu ikimukira mu bwonko mweru kwe turaruvuga ati ejo noneho bazarya ko none bariye urumva se bitagiye mu bwonko urumva inzara itageze mu bwonko urumva yariri mu nda harigiyemo ibiri ariko yahise yimukira hehe mu bwonko hano mu bwonko burimo inzara urumva bwabona umwanya wo gutekereza iby'ijuru wowe byababwira ngo umukene ngo uzajya mu ijuru ni umukene ufite mu mutima ukeneye Imana ntabwo ari umukene utafite uko abayeho ayo maganya njya nkunda kubabwira ngo ni imisaraba hari icyo bita imisaraba itari uwa Kristo ugasanga ufite umusaraba n'uyu munsi ubwira Imana igukiza imisaraba itari uwa Yesu umusaraba niba ufite umugabo ugukubita yarakuzonze buri munsi ugahora upfuka amatima hano umugabo ni uwo musaraba wa muntu nari buvuge w'amateka ntimuzi ko padiri yamubwiye ati uzazane buri wese azazana umusaraba mbere umugabo ati mugabo wanjye ati nkujyane ati padiri yakuntumye undi aramubwira ati none se ati kandi yambwiye ngo ninkugezaho ngo nguheke undi ati ahita heka aragenda ageze imbere ya padiri ati nguyu umusaraba wanjye tubavuze ko tuzaza twikoreye imisaraba none nawe uhetse nguyu padiri ati
kumva umusaraba wawe n'uyu nguyu n'uwo mwashakanye. Urumva wowe waba ufite umusaraba w'umuntu mu bana, wabona umwanya wo kuzura umwuka wera. Iyo upfukamye utaranyishe Mana ndengera, niko bigenda. Iyo ufite umuntu ukuroga yarakuzonze, iyo upfukamye utaranyishe. Hakongeye kubigisha ukuntu gusenga, ubundi ukuntu umuntu w'Imana asenga. Ntago umuvuma, ahubwo umusengera mu buryo bwiza, akanamenya imbaraga ziri mubera. Kubera iki? Bwa mbere agisenga uzirukana ibyo bintu bye, ubuti mu izina rya Yesu ndabyirukanye. Bwa kabiri kandi kuzajya ubyirukana ugite bati uyu muntu ubikora ntabwo azi icyo akora, musabiye agakiza. Iyo ni step za mbere. Step ya kabiri nabwo ubyirukana, vuga ati ndagusabira agakiza, ibyo ukora ntubizi. Iya gatatu wongera uti ndakwirukanye wa mudayimoni, sabiye umuntu gukizwa. Niba rero yarabaye akahebwe, umva none uko ubigenza. Urashaka kubyumva? Uhita wicaginga ukajya mu mbaraga, n'ubundi baravuze gakaruta kandi karakamira. Ugahita uvuga ngo Mana we, iri gaburo ry'ubugome ry'uburibwe busharira ngewe singe wariteguye, nta nicyo mfana naryo, ariko ndakwinginze uyu wariteguye rimusubiza aryeho yumva uko bimera. Narye kuri iki gikombe cy'ubugome n'umubabaro, nawe nanyweho yumve. Niba yashakaga ko abana barara bacira inkonda, abe nibacira inkonda gatatu azamenya icyo yarari gukora. Niba ashaka ko iwawe wiruka ku musozi, niyiruke yumva uko kwiruka bigenda. Ngewe niko bigenda. Ibyo byo ni ihame, nta nubwo njya mbisaba, simbitoreraho, nta nubwo mbishyira mu matora, nta nubwo mbifitiye. Ngaho rwose uzabyumva azabikora. Nge ndihagararaho ndabizi, ndasenga ndabizi Yesu yamaye mu bintu byinshi. Hari ibintu byinshi ntazi, nge sinjya niyemera ngo nzi byinshi, oya, ariko gusenga ndabizi ziko mbizi. Nanjye najya mu musozi nkazamuka paka iryo fungura ahora ngaburira nawe aririyeho akumva uko rimera. Ntibikunda kandi ibyo tubiziranya. Abajya babinyoherereza barabizi, mbafungurishaho nabo bakaryaho, kandi mbimoherereza neza kuko nta na kamwe gaca ku ruhande. Oya, nabisunika neza nkavuga nti no, mbishubize kwa nyirabyo, cyo bita back to sender. Kabimusubiza kuvuga ati iryo turo ryawe riryeho. Niba biniga hari uwo byanize w'umukecuru wari wambwiye ngo ndamubona, biramuniga arapfa. Si wowe wari wabinyohereje? Yarabinyohereje binangeraho. Numva biransuzugwe, namubushishe mugira inama ntubikore. Mukecuru ntubikore, ngo nasenye Nyabingi kandi ari abakobwa be baje kumuruza, bavuga ati twabuze abadushaka. Mama bavuga ko afite ibirozi, uje ntagaruka. Nanjye njyayo ndayiseye Nyabingi. Hanyuma harambwira ati urambona, ni ntago nakubona nzabona Imana. Ati nyamara urararumbonye, ndakuje mukecuru ntubikore kuko nubikora niwe biragiraho ingaruka. Bitangenda ndacaginga, arabyohereza biranaza, binangeraho biranankubita birambabaza. Ndavuga ni nanjye wenda nishake nsenge, ntabwo icyo gihe ibitotsi biba bigihari. No urambabaza wowe, urasinzira abadayimoni barimo barabakubirisha ifuro wowe. Ngewe ntabwo nasinzira n'ibikunda, narara no mu mazi. Kubera ko ubutayu no mu mazi bahabushije, nashaka igibase iwanje nkayajyamo nkabwira Imana ntinyarimo. Ntabwo ndahavuta nabaye, ntabwo ndahava nabonye igitangaza, ntabwo mpava nabonye ineza yawe, ntabwo mpava. Kumbwira ngo ubutayu bwaraciwe, iwanje burahari kuko ngewe urugo rwanjye bwababwo. Mfa kuba mbyumva neza icyo mvugana. Iyo mvugana nayo ntabwo iba kure yanjye, ituye hafi yanjye. Ni data wa twese mwiza. Nge ntabwo mbwira data wacu, ni data mbwira kandi aranyumva, kuko icyaha nicyo kintandukanya nawe. Iyo nagikuyemo birakunda. Yesu ashimwe. Amen. Kare nahoze nganira na mwene data, harimo ambwira ati hari ahantu narahagiye ndasengera, ati birankomeretsa, ati kuko ntabwo nabonye ubugingo. Ndamubwira nari kubundi iby'ubugingo uvuga urabizi? Arambwira ati ntago ibyo mvuze ati simbizi, nireka mbigusubiriremo. Itorero kugira ngo ryitwe itorero ryujuje umubiri wa Kristo rigomba kurangwa n'ibintu binati nibi. Ni cyambere rigomba kuvuga icyaha, kuko icyaha n'urusika rutandukanya abantu n'Imana. Cyo ni ijambo ry'Imana. Kabiri, rigomba kandi kwigisha umwuka wera ko ari ukwiye kuba mu mitima y'abantu, kuko niyo mababa kandi niyo maneye kutunekera akatubwira amakuru y'ibiriho none n'ibizabe. Gatatu, rigomba kwigisha urukundo rutarobanura ku butoni n'imirimo myiza, kuko imirimo y'abera n'izabaherekeje. Harabarobanura ku butoni agakorera uriya ntamukorera. No, ntago iyo mirimo ntago izajyayo.
icyakane cy'iryo torero nuko rigomba gukumbuza abantu ijuru, kuko turi abashyitsi n'abimukira, iwacu si inoha, iwacu ni mu ijuru. Niko Pawulo yavuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wasa. Umwana ukumbura iwabo nuko aba hafite, iyo udakumbura iwanyu ntabwo haba habaho, ntabwo wakumbura aho utafite. Ijuru rero ugomba kubwira abantu ko n'ahangaha atari iwabo. Ntubakundisha isi gusa, isi tugomba kuyikorera, tukayishakiramo ibiryo, tukayubakiramo imiryango, ariko tukaba tuzi ko tuzanayivamo igihe kizagera, tukagira gute, tukayivamo tukagenda. Kandi ikimenyetso cy'uko uzayivamo nuko naba kuvyara cyangwa bene wanyu muvukana hari abapfuye, none wowe uzumva uzapfa nyine, ucyumva kuzagumaho iteka. Niyo mpamvu nge nta n'umuntu ushobora kuntambikisha ibirenge ngo mvugishe amangambure cyangwa ngatume mbeshyera ikisi. Niyo wambwira ngo uranyica napfa, ariko nawe ejo ukazankurikira, kereka umbwiye ko uzuma wowe ntuzapfa, ariko ubundi abazapfa nawe akansanga. Rero niwantera ubwoba navuga ukuri, wenda washoboka kumora, ntacyo bimbwiye. Kandi Imana itakumaye ntacyo wantwara. Imana itamumaye se aricyo yantwara, ntacyo yantwara. Imana iguhagararaho. Haleluya. Inkoko ituragira ubushwi 10, wenda ntihabure nka 2 tujyanwa n'agashari, ugasanga nk'10 cyangwa 8 twacutse. Bwibaza ngo tucutse dute kandi agace katakijijwe katigeze kanapfa kagihari? Ntabwo inkoko icuza kubera impuhwe z'agaca, rero icuza kubera ko Imana yagennye ngo uzakurira mu bibazo ariko ukure. Oh, haleluya. Mariya arasara, Yesu aramukiza, amukijije ahabwa agaciro muri uwo muryango. Ahura n'abakire, ahura n'abitwa ba Yayiro. Yayiro apfusha umwana we w'umukobwa, amupfushije Yesu ajya kumuzura. Abasadukayo batemera, abangura mugabo ariko arakabije kutubeshya. Uriya mwana wari ugishyushye, wari uguye muri koma, amuzuye hehe ko nta muntu wapfuye ugaruka? Uriya mwana wapfuye apfuye hehe ko babeshya? Uriya mwana ntiyari yapfuye. Abasadukayo bari bafite icyicaro gikomeye, kandi bari abantu bakomeye, kuko bavukanaga n'abafarisayo bakavukana n'abazerote. Bose bavukaga, Sadukayo, Zerote, abafarisayo bavukaga ku mugabo umwe witwa Yuda Makabayo, umuhungu wa Yohana Hilikiya. Bari abantu bazwi rero, bafite ubushobozi, bize amashuri menshi, bafite ibintu bazi, bafite ibintu bashyira hariya bakahakana, bakaguhakanya bakoresheje ibitabo. Nk'uko uyu munsi wa none dufite abantu bagenda amaze kureba ubwonko buri mu inyuguti ziri mu bwonko bwe, agahita atangira akavuga nabi ijambo ry'Imana, akavuga nabi abanyamasengesho, akavuga nabi abantu b'Imana, akavuga nabi ibihe byo gusenga, akavuga nabi. Barahari. Ariko niyo mbabwira ngo ntibikuraho ko Imana yitwa Imana, kandi ntibikuraho akaba yizi bakwiye kuyitinya bakayikorera bayubaha. Ni Imana yo kubahwa n'inyanga mugayo. Haleluya. Hanyuma Yesu aravuga ati ntacyo, ubwo muvuze yuko atari yapfuye, nziyeshereza icyubahiro ku nshuti yanjye. Ntuzababare, Yesu yaje kwihesha icyubahiro kuri wowe. Ubona warwaye, abari bwihesha icyubahiro n'abantu bakamenya ko agikiza. Ntuzababare ngo nuko hari ibintu utahise ubona, ngo nuko umuntu yakuroza ukabona ndetse wanarwaye. Ikibi nuko yakoroga akakugiraho ijambo rihoraho naho kuba. Haleluya. Dufite ijambo rivuga ngo muzaca mu mazi, ntabwo azabatembana. Ariko mwivuga ngo ntimuzaca mu mazi, ijambo rivuga ngo nuko yacamo. Ahubwo ikibazo nuko yagutembana. No kuyacamo birashoboka, kuyacamo birashoboka. Muzaca no mu muriro ariko ntimuzashye. Urumva kuwucamo birashoboka. Nawe nazagira ugutera ubwoba ngo ariko nguriya muntu no. Aho unyura hose, icyo unyuramo cyose, ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho.
ibigatuma uteshuka ngo ureke Imana. Imana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibiyo biruhije. Ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Haleluya! Ntabwo rizahera. Ashaka kwihesha icyubahiro. Lazaro ararwara, Lazaro arapfa. Babanje kumutumaho bavuga ngo ukunda yarwaye. Arababwira ngo iyo ndwara simwica, niyo kugira ngo data ahabwe icyubahiro. Ngo ufitiye amakuru, nubwo ufite ibintu bikomeye, nubwo ufite ibihe bigoranye, ntabwo ari ibikwica, ahubwo data imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe, imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe. Amen. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya itarimo ibibazo. Azarema isi nshyashya Azarema isi nshyashya itarimo yitwa yawe Shadai Jehova kumwe natwe. Yitwa yawe kumwe. Igihe cyawe Mana we kibamwe ibitangaza. Igihe cyawe Mana we kibamwe ibitangaza. Igihe cyawe Mana we kibamwe ibitangaza. Kibamwe ibitangaza, kibamwe ibitangaza, kibamwe ibitangaza, kibamwe ibitangaza. Igihe cyawe kibamwe ibitangaza, igihe cy'Imana kibamwe ibitangaza. Imana irakora kibamwe ibitangaza. Haleluya! Aravuga ngo niheshe icyubahiro. Abigishwa bati yo baguteye amabuye ubwashize none urasubirayo. Aravuga ati nimuhumure ugenda ku manywa ashobora gusita. Haleluya! Ariko ugenda nijoro ngo ahuye na Mariya na Marita bakubitanye, bamubajije ikibazo kimwe nawe akisubiza rimwe. Yagisubije kimwe, bakimubajije mu bihe bitandukanye ariko bakimubaza kimwe. Ijambo rivuga ngo iyo uza kuba hano musaza wacu ntaba yarapfuye. Nawe arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho.
naho yaba yarabenzwe azongera akora ubukwe, naho yaba doba sapo unyize, naho yaba azongera abe, naho yaba yarahombye, naho yaba yaravuye ku isoko, naho yaba yarazinze agataha, naho yaba yarateshejwe umutwe, naho yaba yarateshejwe, naho yaba yarambuwe ishyamba. Haleluya! Unyizera n'uwizera. Harimo akajambo kamwe kavuga ngo ugomba kwizera Imana naho wowe ubona bidashoboka. Ugomba kwizera naho wowe ubona bidashoboka. haleluya, Imana ishimwe, urakoze Mwuka Wera. Uhereye mbere na mbere, uhereye mbere na mbere, Imana yacu niyo yonyine, niyo yonyine ikwiriye gushimwa. Abambere bajyaga bashima bakayishimisha ibyo batuze, bazaga imbere yayo bagatanga amaturo, bagatanga ibitambo by'uko bari amahoro. None natwe tuje imbere yawe tuzanywe no kugushima, tuzanywe no kugushimira Mana. Akira ishimwe yuko turama nyirinda, bakira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe Mucunguzi, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe yuko nyirinda, bakira ishimwe, akira ishimwe, akira ishimwe Mucunguzi we, ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe yuko turambaho. Haleluya! Murahari? Mumere Imana icyubahiro. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye umwuka mpaye. Ayiwe! Haleluya. Baramubwirana, barababwira ngo ninjye kuzuka. Nawe yaba yarapfuye, Ibyo wakoze byose ntacyo tukugaya. Akira ishimwe ry'uko banza ubwire Imana ngo ndi amahoro uko bimeze kose, uko biri kose ndi amahoro, intambara ndimo zose ndi amahoro, ibibiga byose ndi amahoro, ubwo bitaranyica ndi amahoro. Haleluya! Ni muri Yesu nzibera, ni muri Yesu nzaruhukira, sanzariwe mwamutanga amahoro. Ni muri Yesu nzaruhukira, ni muri Yesu nzibera, ni muri Yesu nzaruhukira, sanzariwe icyubahiro. Mureke mvuga ibi bintu dusenge. Haleluya! Nafashijwe. L'orchestre sofe.
Yesu yitegereza abasadukayo areba ukuntu bashyizeho akadomo, bafite amagambo ya Pawulo gusa. Arababwira ngo niba mwari muzi ikinzanye, ngewe nzanywe no gutanga ikiruta Pawulo. Mufitiye amakuru ku byawe byapfuye mushumba, ku byawe byapfuye bishop, ku byawe byapfuye ku buzima bwawe, ku byawe byapfuye, ku byawe byapfuye. Ntabwo Yesu azaza gutanga Pawulo, Yesu azatanga ikiruta Pawulo. Hene sando bine stansi azatanga ikiruta Pawulo, azakora ikiruta Pawulo. Haleluya! Arakora ikiruta Pawulo, arahindura ibintu, ararema amateka, aratanga ikiruta Pawulo. Karabini stansefo aratanga ikiruta Pawulo, arakora ikiruta Pawulo, araguha ikiruta Pawulo, arubaka ikitari Pawulo, kuko ashobora byose. Haleluya! Amina, haleluya! Abasadukayo baraho ngo arabareba ukuntu barimo bavuga bati kuki atamuzuye, ngo barimo bamuvugiraho. Aravuga ati uyu munsi hari ibintu bitatu bigiye kuba. Niko yibwiraga mu mutima umwami wanje. Icyambere aravuga ngo muramenya ko kuzuka kw'abapfuye gushoboka. Ni ijambo risobanuye ngo uwari warashyize akadomo ku buzima bwawe azamenya yuko hirya ye hari izindi mbaraga. Uwari warashyize akadomo mu buzima bwawe akoresheje umupfumu azamenya ko hari imbaraga ziruta iz'abapfumu. Uwari warashyize akadomo akoresheje ubugome azamenya ko hari imbaraga ziruta abagome. Tera haleluya! Ndimo mvuga ngo ibihurimo, ni ijambo rivuga ngo ibihurimo. Nta wundi muntu wakwitaho, nta wundi muntu wabigukuramo keretse Yesu wenyine. Bafashijwe. Yesu we uri mwiza. Munkurikire. Arangije arabegera arababwira ngo musaza wanyu mwamushize he? Ni hehe ari? Iryo jambo nta wundi n'umwe ufite impuhwe zo kuribaza, nta muntu n'umwe ukeneye kumenya ubuzima urimo keretse Yesu wenyine. Ndabizi ko mutari mwabyumva, ariko mugiye kubyumva. Nihe mwamushize? Muntu muniko mubwire ngo Yesu agukurikirane, dore nta gikurikirana ufite. Yesu agukurikirane, Yesu agukurikirane, Yesu akubaririze, Yesu abaze ubuzima bwawe, Yesu abaze ibibazo ufite, Yesu atange ahati ibibazo. Abantu bagufashe ijambo agukurikirane. Nimubanze mutere haleluya ndayibahaye. Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, nimuhindure umwami, uri bene se bose nimuhe icyubahiro. Haleluya! Niyo n'imbaraga, dore iyo n'ububasha kandi ije gutabara. Iyo n'Imana, niyo n'imbaraga, dore iyo n'ububasha kandi ije gutabara.